abantu benshi bari kwita mu mazi abira, bari kwita mu kagozi, bari kwisebya bakicisha amazi, bakishyira hanze, bakisanga nta garuriro bafite kubera kutamenya izi kondisiyo zirindwi ugomba gucecekamo, ugatuza, ugakora reaction ari uko wabanjije kubitekerezaho inshuro ebyiri, cyangwa se ukagira icyo ubikoraho, ukagira icyo uvuga ari uko wabanje kubitekerezaho inshuro nyinshi. Wagiye wumva ibiganiro byinshi, wumva inama zigiye zitandukanye, ariko mbere ya byose ndagira ngo ubanze umenye izi situation zirindwi. Ndagira ngo ukurikirane iyi video kubera ko ubaye utazi izi situation zirindwi ugomba gucecekamo n'ubundi ntaho wabugana. Ndagira ngo nkubwire ngo iki kiganiro gihatse ibindi byose. Niba ushaka kwiyungura ubumenyi, ufite kumenya izi situation zirindwi. Burya ntago ari buri situation iba ikeneye ko ugira ikintu uyikoraho, iba ikeneye ko ugira icyo uyivugaho. Oya, kuko inshuro nyinshi hari ubwo twisanga kuba twaceceka ari byo byadukiza, ari byo byatugirira umumaro kurusha kugira icyo tuvuga. Guceceka akaba ari byo biduha amahoro kurusha uko twagira ikintu tuvuga muri ako kanya. Abantu benshi muri iki gihe bari kwangiza amahirwe yabo, bari kwangiza imibano yabo n'abandi bantu kubera kutamenya ko guceceka burya ntago ari weakness. Guceceka ntago ari imbaraga nkeya. Ni byiza ko rero nugera muri izi situation uko ari zirindwi, mbere yo kugira ngo ugire ikintu uvuga, banza ubitekerezeho, hanyuma utegereze igihe cya nyacyo, kuko nibwo iyo situation uri wisohoke mu gitwari, utiyandaritse, utishyize hanze, utisebeje, ahubwo ukahaca nk'umuntu uri intellectuel, niyo byaba ari ibyago bimeze gute ukabicanamo umucyo. Ahantu hambere uba ugomba guceceka ukaryumaho n'igihe uba utazi inkuru yose ukuntu yagenze. Burya uzirinde guca imanza, uzirinde kugira ikintu uvuga, uzirinde kureactinga utazi ibintu ukuntu byatangiye, utazi inkuru yose. Hari abantu ujya usanga yakubonaho nk'akantu gatoya, nk'ikimenyetso gitoya, agahita agucira urubanza, agahita agushyira mu makosa, kandi wenda atazi inkuru yose, atazi ukuntu ibintu byatangiye, atazi impamvu ukora uba wakoze ikintu, atazi impamvu urimo witwara gutyo. Burya ni byiza ko mbere yo kugira ngo judginge, jya uharanira kubanza kumenya intangiriro ya byose. Hari n'abantu bahita baca imanza akavuga ngo umuntu ni mubi, ubwo agahita gufatira umwanzuro kuri mubi, kandi nyamara atabanje kumenya ndetse atanashatse no kumenya ibyawe byose ngo amenye wenda icyaguteye kuba witwara nko muri ubwo buryo buri kugaragaramo nk'umuntu mubi. Ibi rero usanga abantu benshi ariko duteye, tugahita dufata umwanzuro vuba, ntidutega amatwi, ntidutange n'umwanya byibura wo gutega amatwi kugira ngo twumve umuntu abanze agira ikintu atubwira. Buriya mujye mugira umutima wo gutega amatwi abandi, kuko nibyo bituma bakwisanzuraho, bakakubwira niba ari ibibazo bafite, niba hari ubufasha wabaha, wikwihutira guhita ujudginga umuntu ni ikosa. Ahangaha rero kureactinga utabanje kumva inkuru yose biteza urujijo mu bantu, bigateza kuregreta, kuko ushobora nko gusanga wabwiye nk'umuntu nabi kandi wenda utumvishe inkuru yose, ukaza kwisanga wisebeje, uri muricuza impamvu wavuze ibyo bintu, uri muricuza impamvu wamututse wenda, cyangwa se ukamubwira nabi. Ndetse ibi ngibi biteza na conflict, biteza impagarara, biteza amakimbirane atateganyijwe kandi atari na ngombwa. Ugasanga uri kwikururira abanzi, ugenda uca imanza ahantu ubonye hose, ntuzi ibintu uko byagenze, ahubwo wowe urihutira kuvuga, ahangaho uba wisebya, wikururira n'amakimbirane. Ahantu ha kabiri uba ugomba guceceka ukirinda kureactinga ni igihe emosiyo zawe zazamutse, zagiye hejuru cyane. Ahangaha ni hahandi abantu bakunze kwangiza ibintu bakabizambya muri cya gihe barakaye, bafite umujinya mwinshi cyane, cyangwa se cya gihe umuntu aba yababajwe, mbese emosiyo ze zazamutse. Kiriya gihe rero batugira inama y'uko uba utagomba kureactinga, uba ugomba kurwana ibishoboka byose ku buryo utagira ikintu uvuga muri uwo mwanya utameze neza, emosiyo zawe zagiye hejuru. Kuko buriya kiriya gihe ni hahandi ushobora gushiduka wisanze byakugizeho ingaruka kandi z'igihe kirekire.
either ubwiye umuntu nabi cyangwa se ukisanga wavuze ibintu utakagombye kubuvuga muri uwo mwanya. Hari abantu bajya barakara bagira emosiyo ziri hejuru, ugasanga n'amabanga bari barabitse yose barayamennye, ibyo bitwararikaga kuvuga byose bakabishyira hanze kubera ko aba atagikontorora amarangamutima ye. Nyamuneka kiriya gihe uba ukwiye kwitonda, ukitonda koko. Niyo mpamvu uzasanga hari igihe umuntu azagutega kubera ko azi kugira amarangamutima menshi, kubera ko azi ko iyo wagize emosiyo ziri hejuru ibintu byose byangirika, agashaka uburyo aguporovoka kugira ngo ibintu byose ubishyire hanze. Iyi sisiteme irakora mu nsheri. Umuntu warakaye hari igihe yisanga yavuze ibintu byinshi cyane bitari ngombwa. Igihe cya gatatu uba ugomba guceceka ukaryumaho, ni cya gihe uzi neza ko amagambo ugiye kuvuga agiye kubabaza umuntu. Hari umuntu ushaka kubabaza, ni hahandi uba ugiye kuvuga amagambo ariko uzi ko hari umuntu ari bubabaze. Buriya ushobora kubwira umuntu amagambo uzi ngo wenda urimo uramwihimuraho, cyangwa se hari nk'ikintu yagukoreye wenda nawe yakuvuze nabi, nawe ugashaka kumwishyura ngo umubwire amagambo, ariko burya ikintu uba wirengagije ni uko hari ubwo ushobora kubwira umuntu ibintu uzi ngo wenda uramubabaza birangire, ariko bikamutera igikomere kidakira. Mujye mwitonda. Ndetse wazanashaka ko mwiyunga, wenda ukavuga uti reka twiyunge ibintu birangire, ariko uko byagenda kose ukaba waramubabaje ubuzima bwe bwose. Niyo mpamvu nujya kubwira umuntu uzi ko ikintu kiri bumubabaze, jya ubanza utekereze uti ese mu by'ukuri tuzahora twararakaranyije, ntago tuzakenera ko dusabana imbabazi? Ese nimusaba imbabazi ibyo namuvuzeho bizamuvaho cyangwa icyo gikomere kizamuvaho? Ibi bintu biragoye. Niyo mpamvu ibyiza uba ugomba ahubwo gufata umwanzuro wo kubyihorera, ukareka kubwira umuntu amagambo yamukomeretsa. Igihe cya kane uba ugomba guceceka ukituriza. Ni cya gihe murimo muganira ibintu mumeze nk'aho ibiganiro byanyu birimo ihangana, aho kugira ngo bibe ibiganiro bigendera mu kuri, ibiganiro bifite intego, mufite ikintu mushaka kugeraho, bikaba bitakiri ibiganiro bimeze gutyo, ahubwo ukabona murahanganye, mbese mumeze nk'abari muri deba ariko idafite akamaro. Buri wese ashaka kumvikanisha ibye, kabone n'ubwo yaba abeshya cyangwa se atari byo, ariko intego buri wese agamije ari ugutsinda. Ibyo biganiro burya ngo ujye ubigendera kure, ntukabyivangemo, nta kamaro bigira. Kuko ngo buriya ibyo biganiro ntago biba bigamije kugira ngo mwumve mugire ikintu mwumvikanaho, ahubwo biba byabaye urugamba, biba byabaye intambara. Ndetse ngo icyo gihe buriya kwihesha amahoro nicyo kiba gikenewe cyane kurusha uko warwanira kuba umuntu uri mukuri. Aho ngaho buriya ushobora no kugira ikintu uvuga uri no mukuri pe, ariko bakakurwanya, bakakugira zeru, ugasuzugurika, kubera ko ikiba kigamijwe ntago ari ukumvikana, ikiba kigamijwe ni ugutsinda. Ibyo biganiro rero ntago ukwiye kubijyamo, urwo rugamba ntago aba ari ngombwa. Igihe cya gatanu uba ugomba kuguma ucecetse, ni igihe uba wumva utari buvugire hasi, mu ijwi ryo hasi, kwa kundi uba wumva uri busakuze ugatonganya umuntu ukavugira mu ijwi ryo hejuru. Kiriya gihe niwiyumva umeze kuriya, tuza icecekere, ntugire ikintu uvuga, kubera ko buriya umuhanga, umuntu wiyubaha, umuntu uri intellectual, ntago ajya bwanuka muri buriya buryo, kirazira. Avuga atuje, situwasiyo iyo ariyo yose yaba arimo akubwira atuje. Ntago ibyo bintu biranga abantu biyubashye. Uzarebe nk'umubosi iyo wamukoreye nk'ibintu adashaka, wamukoreye nk'amafuti, ntago aza ngo akubwire naba gutuke, ahubwo araza akakubwira ati rero ndabona ibyo twasezeranye ntago wabikoze nk'uko twari twabyumvikanye. Hari n'igihe niyo ari ku kazi, wenda ari ku kazi umukorera, hari n'igihe atakubwira ngo arakwirukanye, ahubwo akakubwira ati ba ugiye mu rugo ubitekerezeho, witekerezeho, turabona ukwiye akaruhuko, nitugukenera tuzagutumaho. Tuzagutumaho. Ubwo nawe ugahita wibwira icyo gukora, ntagaza bwanuka ngo narakubwiye ngo ndakwirukanye,
atakaza umwuka w'iki uwo si we. Nawe rero ntuzajya ubona ugiye kuvuga nabi, ntuzajya ubona ugiye kuvugira hejuru. Reka ibyiza nuko waceceka, ahubwo ukabanza ukabitekerezaho ugashaka ubundi buryo. Igihe cya gatandatu uba ugomba kuguma ucecetse. Ni igihe ubona ko kuguma ucecetse bikunyura, bikarinda amahoro yawe, ukaguma uri mu mutuzo. Ntukiyambure uwo mutuzo, ahubwo aho ngaho niho uba ugomba kuba uri. Burya ntago buri ko umuntu agusuzuguye uba ugomba kugira ikintu bikoraho, uba ugomba kumusubiza. Oya, niba agaragaje ikimenyetso cyo kuba wenda agusuzuguye, ntago igihe cyose bivuze ngo uhita umubwira, ngo uhita umushishura, niko mujya muvuga. Ndetse ntago ari buri gitekerezo, ntago ari buri ngingo iba ikeneye ko uyitangaho igitekerezo wimarira imbaraga zawe. Wapi? Kuko buriya inshuro nyinshi kwigendera mu mutuzo ucecetse nibyo bintu bitanga igisubizo, kandi igisubizo cy'abanyembaraga. Ibi rero bigahita bitugeza kuri situwasiyo ya karindwi uba ugomba gucecekamo. Uzirinde kuvuga, uzirinde gutanga igitekerezo, uzirinde ngo guhugura abantu batabigusabye. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Burya uzatange ubwenge, uzatange ubumenyi ari uko wabisabwe. Abantu benshi bajya bazira iki kintu cyo kuvuga ibintu batasabwe, bakisanga bacitse amazi, bazi ngo bari gufasha, kandi ukirengagiza ko burya hari abantu ushobora gushaka guhugura cyangwa guha ubumenyi, ariko ibyo bintu bitari kuri level yabo, ndetse badashaka no kubyumva, batazi ko ari n'ibintu byabagirira umumaro, kubera wenda imitekerereze yabo, kubera ibyo bashaka kuganiraho. Wenda ni abantu bari kwiganirira ibintu biraho, ngo ukajya kubazanamo ibintu by'ubwenge, ibintu batagusabye, ubavanga mu mutwe, ubacanganya, bashobora no kumva urimo urababowa. Jya umenya kuganiriza abantu bitewe n'imitekerereze yabo, bitewe na situwasiyo barimo, ndetse ubaganirize ibyo bakeneye kumva. Nsoza mbabwira ngo buriya niba hari ikintu cyiza kibaho, ni ukuvuga wabanje gutekereza. Kuko niyo ushaka kugira ngo wenda umuntu umubwire ikintu kabisa kigeraho kimukora, ntago ari cya gihe uhita ako kanya ngo uhite umubwira ujyanwe n'amarangamutima, cyangwa se utatekereje ku bintu. Buriya iyo ufashe umwanya, iyo ubonye igihe ugafata umwanya ugatekereza ku kintu ugiye kuvuga, icyo kintu uvuze kiza gifite imbaraga zirengeje nuko wabitekerezaga, birengeje no guhita uhubuka ubwira umuntu ibintu ku buryo wanashiduka ahubwo nawe wisebeje kurushaho. Akandi kantu k'ingenzi kandi ugomba kumenya, buriya kuba umunyabwenge ntago ari ukumenya icyo uri buvuge. Oya, ahubwo ni ukumenya ko nutagira icyo uvuga nibwo uraburenze. Kutagira icyo uvuga nibwo bwenge burenze ubundi bwose. Niba ushaka kuvuga, niba ushaka kugira ikintu uvuga, banza utuze ubitekerezeho, ariko nanone wibuka ko kutagira icyo uvuga ariko kantu k'ingenzi k'abanyabwenge barenze. Kora subscribe niba utarayikora. Ciao, bye bye. Reka dore mu biganiro bikurikiyeho.